njyewe ntabwo nkomeye ariko nahanyaza yego bitewe nuko mfite kivuriro yego kivurira uti niyi mfite umubyeyi wacu perezida wacu Kagame yampaye inkunga naciye mu byuma kabiri njya mu bitaro kabiri aho mviriyemo inkunga kugeza na n'ubu nta kibazo mfite ndasindagira nkagera aho abandi bari habura icyo mfata cyangwa se nkakibona ngataha nkajya mu rugo nkaryama amahoro ariko nyakubahwa Paul Kagame Imana imuha umugisha imwongerere uko yamutumye mubwire ngo nakomeze twebwe tuje kuganira nawe cyane cyane ngende umuhungu wawe ndi umuhungu wawe urabizi wa kera cyane mubwo yego je nitwa Jean Paul izina ryo kwa padiri ba padiri yanditse nitwa Gakwerere nitwa Gakwerere mfite imyaka ngiye 42 nkwereka indangamuntu yanjye imyaka 42 muze tu umunyarwanda reba singibi se 86 dore ngibi 86 haguri kwibona dore kuntu n'isura ndere kuntu se kinago nyambeshye turebe turakubona n'indangamuntu yawe avutse mwene n'umunani mwene n'umunani rwose uri umusaza wa kera kandi muze none ubwo ndi 86 urumva imyaka mfite ndi ukabaka 40 n'ingahe ndakuze nanjye rega nubwo sobona ko nanjye nenda kuzana n'imva ariko ndeba neza ndakuze rega oya noneho nago nakubeshya muze Augustine rero ikintu nshaka kugira ngo tuganire mbere na mbere Augustine Muragwa Bugabo Augustine iyo mvuga sinjya mbeshya ntabwo ujye ubeshya mvuga ibyo nabonye cyangwa ibyo nasanze ariko mbireba ariko byaje imbere yanjye semuze ubu ngubu utabeshye uvugishije ukuri umaze kurya ingoma zingana gute kugeza kano kana Budahigura n'amaboro Budahigura muzi umugabo w'ubukara akaboko ke kari gahagaze yarasobetse mbese yego twagiye kumurebera Kabgayi ngo namubonye Kabgayi yego ndagasore ke ngaragunuriye ndi muri gerere namubonye ariko nareba akaboko kugira ngo nakabyimba kanjye yari umugabo weke yari umugabo uretse umugani bacu noneho ubwo bamaze kubona umutahe imodoka ziruka ziganwa kamwe gaca munsi y'umuhanda ngo mujye kuzana umutekinisiye ayabanza usome nta kibazo oya yaragiye aterura gutya nkuko natera gutya akaguru nkagashyira hano agatereka mu muhanda arangira atera kandi akaguru agapine aterura imodoka sinjye ubizi nyine n'abandi bazabikubwira yarabutaruye ubupine bw'imodoka butereka mu muhanda toka niryo jambo numvise yonyine sinari nzi toka icyo ari cyo n'ubu sinzi icyo bivuga ariko yaravuze ngo toka
imodoka ngo biragiye se muze ubona buriya abantu ba kera nko kuri Rudahigwa n'urugero buriya kugira ngo bagire imbaraga wabonaga barya iki cyane byatuma bagira imbaraga bitandukanye n'abantu b'ubu ngubu urugero umuntu wo hambere wari inyanya n'uwe umuntu wo hambere waroze ubunyobwa icyo ari cyo n'uwe ese nanjye nihereho ntuwongeye navuke sinakuretse yego 48 noneho nanjye ubwanjye nza muri uyu mujyi wa Kigali nari nararya inyanya ngo ndindagara njye n'ubunyobwa natungwaga ne ariko njyewe aho mareye kumenya ubwenge nakoraga ibintu bibanye no kubaga okay ubu waryaga inyama cyane kabisa niyo mpamvu nyine ubusibara umuntu wanjye yari ushobora gufata abantu baguruka aya agahiba ariko noneho kiwe numvaga nta kintu bimbwiye niyo mpamvu gikomeye rwose kugeza ubwo rero izo ngoma zose maze kuzibona za Rudahigwa hari intambara y'icyenda iyo imaze kubaho urarebaga n'amaso yawe hari n'umugabo ahubwo nari ibyaraburiza uwa mbere yarapfuye birihuta undi aravuga noneho nagiye ahantu ku maseta aho twabagiraga usanga abantu bari mu nama yego baturiye we kuki mu mucaho ati ngamu mukora umwe araza ngo we wabitse bya nindi mbaza araceceka ndamusatira navuga mfite icyuma mfite umupanga ndamusatira we abiranye ko urambaza iki ariruka ageze muri we n'abo bahaguruka bose nimuze ndahari muze mwese munkoreho yego ngo niba ari mwene ngezeho guhora muri Katari nahise ndataha ndagenda ageze mu rugo nti ibintu ntabwo nabiryama nabwiye papa ndagenda ndabwira ni papa ko abantu banezeye bakambwira gutya bimeze yarambwiye ati uzitonde kubona intambara iteye ukayaga yego genda gake ati ubundi ati igihe cyararangiye gute kirangira uri Imana atariko ibyo nkubwira bizabaho yego kandi azoza byiruka muzababona ati na bene nyuko bana banjye nababyeyi muri bane muzasohoke mwese yego kandi koko Imana yaradufashe Imana yarabikoze nta n'umwe wigeze afunga umuhungu wanjye w'imfura yanjye yagiye yiruka mu bandi ku gakungu afata utunyama tw'ingurube ku mushito nishyuye amafaranga 90 nimujyanire 100 baterekareka twebwe dufata uko bimeze uko bihagaze igice cy'ikimera kibi njya agakecuru kajyana igenda kuyigura itahira
inyuma yaho ibintu bya buri bwose nyine bityo nyuma yaho rwose urumva ko nyuma y'ibyabaye 94 tuvuye kwa Rudahigwa ubu ngubu turi mu ngoma y'amahoro y'ubutabazi siyo turiho ntabwo ari y'ubutabazi ahubwo iyi ngoma wavuze ngo ni yani yego noneho rero nibyo tuma turajya tuganira gake kugira ngo twigishe abadukurikiye cyangwa se abakiri batoya ubu ngubu ni irihe tandukaniro ubona ubu ngubu n'itandukaniro rya kera wenda ku bw'abami no kuri repubulika y'ubu ngubu turiho? ntabwo natinya kubivuga ubundi bwite uriya mugabo Rudahigwa niwe wari washinze demokarasi. twebwe uko tubyumva nk'abanyarwanda nk'abantu bakuze kandi dushaje uriya mugabo Rudahigwa niwe washinze demokarasi we wavuze ati mwebwe igiraho kwa kundi umuntu w'ishyira yizane umugabane ibyo mwari mufatanyije iby'amafuti ariko umuntu amenye icye ku giti cye. Dominiko Mbonyumutwa uramuzi? Mbonyumutwa nanjye amwumva. Kayibanda uramuzi? Kayibanda nanjye amwumva. Ariko ntubaza kandi abo amateka nibyo dushaka kugira ngo tumenye tumve ngo byari bimeze gute natwe. Noneho Kayibanda amaze gutanga Kigeli yaraje aho icyumweru Dominiko ati ndidumbaguje uko Kayibanda ati ndaje mbaye perezida abajeho yimika Habyarimana ari nawe mugabo w'ingabo abamukuyeho nawe urwo yamwishe ubwo sinduzi sinabishinzwe nta nubwo nari nkurikiye kubimenya. Yego turakomeza tuganira gake musaza Augustin nk'uko akomeje ubivuga kuri Rudahigwa ingoma uzi ndetse n'ubu ngubu twarimo turagereranya. Ese ubona abana cyangwa se urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo rurabyiruka ruzagira imbaraga nk'iz'abantu bakera bari uko bari bazifite? Reka da na n'ubu intambwe yaratewe. Uriya mugabo uramuzi? Rudahigwa Paul Kagame ubu ngubu. Yego uramuzi? Ndamuzi. Ahubwo na n'ubu jyewe mubonye hano akambwira ati ubu nakongera nkabyibuha. Nakongera ukabyibuha? Nakura. Yego Paul Kagame amaze gufata u Rwanda. Yego yarafashe naravuye iwacu ni muri Ngororero mu murenge wa Ndaro. Yego irangamuntu nayifatiye hano ku kibuga hano muri Kigali Nyarugenge. ni ukuvuga ngo nari narahageze ariko mpagera mu byo guhunga bwite rero na n'ubu ndavuga ngo uwo mugabo akimara kuhagera sinjyagira akamaro njyenyine. Yego u Rwanda rurafasha arabumbatira arabahaye amahoro. Yego twese ari njye ari nawe ari n'undi ari n'undi twese dufite amahoro. Yego uwashaka rero yavuga ati iyi leta y'ubumwe uriya mugabo wabuze ubumwe yabikuye ntabwo ari we ahubwo njye mvuga ko ari Nyagasani wabikoze. ntabwo yabikoze ahubwo yaramutumye ati genda ubikore.
nyagasani ati genda bikora yaje arabidukorera na n'ubu rero turi kumwe turanezerewe tumeze neza ahubwo ese munyarwanda wowe uzagambana n'undi uzaburinde ufite iki uzaburihe ese uzi none n'ejo iryo jambo uzi none n'ejo hano turi muri Nyarugenge mu murenge wa Kigali twaganiraga n'umusaza Augustine umusaza w'inararibonye mu mateka ya kera Muragwa Bugabo Augustine dusoza niki wabwira abantu bari bakurikiye Superstar TV show ubagira n'inama yuko bagomba kwitwara kugira ngo nabo bazarambe bangane n'abagire baterekeranye mu cyangwa uko nawe ubu ngo uvuga ngo ndakomeye ngewe ntabwo nkomeye ariko nahanyaza yego bitewe nuko mfite kivuriro yego kivuriro uti ni mfite umubyeyi wacu perezida wacu Kagame yampaye inkunga naciye mu byuma kabiri njya mu bitaro kabiri aho mviriyemo inkunga kugeze na n'ubu nta kibazo mfite ndasendagira nkagera aho abandi bari habura icyo mfata cyangwa se nkakibona ngataha nkajya mu rugo nkaryama amahoro ariko nyakubahwa Paul Kagame Imana imuha umugisha imwongerere uko yamutumye mubwire ngo nakomeze ijambo nongeraho ni iryo gushimira ubuyobozi dufite yego Warakoze cyane muze Augustine Imana ikomeze umugisha Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange naho utaha